Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiranye channel ALL-MINIG-UPDATE. Reka tubasuhuze wowe wamaze gukora subscribe, turagushimira cyane, ni inkunga ikomeye cyane kuko ino channel zagiye kunyuramo amakuru menshi ya mining zigiye zitandukanye. Iki tuzanye rero muri no video ni ukuvuga kuri application ya mining yitwa IC. I think utayifite nawe yayinjiramo. Iyi mining ya IC nkuko muri kubibona neza cyane hano muri notification barerekana ko imaze kuba launch, ngo IC network is live on product hunt. Aha ni hamwe muri handi ho ushobora kusanga iri muri mining zemewe kuba za miningwa. Icyo ni kimwe. Ubwo rero ku bantu nkibazaga ibintu byinshi tugiye kubibasobanurira muri iyi video ni bacike. Kadufungure application yacu ya IC. Iyi video iraje gusobanurira byinshi kubyerekeranye n'iyi mining ya IC network. Nkuko muri kubibona neza cyane, iyi mining tukimenya twahabwaga IC nyinshi, abantu benshi twari tuzifite. Ngiye hano nari maze kugwizaho ibihumbi 12. Mu byumve neza, aha ngaha nari maze kugwizaho ibihumbi 12, ariko byaje guhinduka kubera ko bari batanze tangazo. I think reka ndebe ko ndibona kuri Twitter, bavuga ko zino zose zirimo ari test. Reka nze ndebe ko iyo message nyibona nyibereke kubwibazo umuntu yibaza. Iryo tangazo ndumva ririho ribisobanura neza, rivuga ko impamvu tudakwiriye kwibaza kuri ibyo ngibyo, dukwiriye gutekereza ko izaba iri launch. Bakatubwira ko ziri test. Ndabona nari guhita nyibona, ndagira ngo video itabana ndende, ariko icyo nkubwiye cyo nuko byari test. Bagira ngo barebe ko umushinga wabo uzaba uri serious. Rero niyo mpamvu batangaga kugira ngo ufungure. Bari bavuze yuko umuntu wese uzaba uri tayari muri uno mushinga, mining nitangira bwite iri official, bizongera bigatangira. Rero abantu benshi mwibaza impamvu mining nuza IC zanyu zose zamanutse zigasubira kuri 0 mugatangira, nuko biziraza ari test. Ubu nibwo twatangiye ku mininga izanyazo nkuko muri kubibona. Itangazo risohotse mu kanya ribisobanura neza. Ikindi kintu abantu mwibazaga ku barefero banyu, refozi. Aba barefera bo bavuze ko nta murefo wawe bazigera bakoraho. Niyo mpamvu abarefo wari ufite niba bari 20, niba bari umwe, bo bagumyeho, uzakomeza ubinjirizeho. Nicyo ngicyo nacyo kigaragaramo. Ku bantu mutari mwagakoze mining ya IC, uburyo umuntu mininga, ngiye muri kubibona ko aha handa agasuka hasi, murabona ko karimo karatera. Aka gasuka iyo gatera, icyo gihe mining iba yakozwe. Iyo ushaka kumenya amasaha usigaje kugira ngo mining, ugakandaho screen hita yizanika kuyereka time left. I think muri kubibona nizo winjiza mu isaha imwe, uburazibona hano earning rate. Ubwo rero hano haba hasa ubururu iyo utaramininga. Ku bantu mukeneye ku mininga IC, ni projet iri serious. Ndaje mbarebere amwe mu makuru ayiranga agaragaza impamvu ukwiriye kwita kuri IC network, ukayubaha nk'umushinga mushyashya. Muri kubibona ko umushinga wo wamaze kuba launch. Amakuru arahari ko yamaze kuba iri live, ubu biremewe ku mininga. Ikindi ku bantu mwibazaga iyo message, reka nze nyibarebare mbereke impamvu ukwiye kwizera ko mining ya IC iri serious. Icyo gihe ugomba kuba ubyizera isaha ku yindi kugira ngo ugendere kuri gahunda ya message. Dore ngiyi message irakwereka ko irerekana impamvu ugomba kugenda mu buryo bwayo neza cyane.
icyambere hano muri iyi message baravuga ko isi network allows you only account per user. No kuvuga ngo wemererwa gukora account imwe. Iyo ugerageje gukora account ebyiri, if person have multiple device, you can use only the same IC account, not all those device. Ugomba gukoresha account imwe ya IC muri device yawe. If your device has been used to access more than one IC account, you will not be able to pass KYC. Nukuvuga ngo kwa kundi dukora account ukaza gukora log out ukongera ugakora login y'indi account, hano bavuga yuko nta mahirwe ufite yo kuzahaga KYC. Iyo nicyo kintu ugomba kubaha. Niba ufite account igomba kuba ari imwe muri telefone. Bino byo kuvuga ngo ndazikora ari ebyiri, njye nkora mining mukanya nkore log out nkiremo login nkore indi nayo nyikorere mining. Hano babona ko muri system bahita babibona ko device yawe yagiyemo account irenze imwe, ntago wakora KYC. Keep your device safe and never log in another secondary account. Icyo gihe barabivuga neza ko ugomba kurinda telefone yawe neza, ukirinda kurogingamo iyindi account ya kabiri. Iyo bikoze gutyo nago wapasinga KYC. This does not apply if you forgot your incredible and create new account. Never start second mining session. Ubwo urumva hano baranabisobanura ko utakora mining ya kabiri, utakora mining ngo bikunde. Icyo gihe rero mugomba kubyubaha. Ayo namwe mu makuru aranga iyi application. Ku bantu mwibaza ibibazo, ya dore message nashakaga ni iyi isobanura neza ibintu. Hano barabaza, harimo bya bibazo abantu twibazaga, niba IC ari umushinga ufite gahunda. Dore umushinga impamvu bawukwereka neza ko ufite gahunda. IC is the first 100% free tap mine open source. Nukuvuga ngo yujuje ibisabwa, hariho buto yo gukandaho mining nkuko na mining zose babimeze. Urumva aha nti ugomba gukubaza, baravuga ngo we always keep on mind the following. Ugomba kubishyira mu mutwe ibi bintu bikurikira uko ari bitatu. Ikindi, unlike other similar project, IC does not show and will never show any ads. Nukuvuga ngo ntago IC igereranywa n'iyindi mishinga yose tuzi. Izi zose za network mubona umuntu akanda mininga zikazamo ads, bakubwira ko IC network will never show. Ntuzigera na rimwe ubona ads muri telefone yawe uri ku mininga IC network. Hano impamvu babivuga, aka gatatu barakubwira ngo IC is not a scam project. Nago IC ari scam. We never ask you to for penny for anyone user or monetize via ads. Nago bazigera bagusaba kureba ads ngo kugira ngo ugire ibintu na bimwe ukora cyangwa se ukoresha. Ntibazigera bakubwira gusharinga your data, kubahereza ibisabwa byawe byose. Nukuvuga ngo bakubwira ko your success is our success. Gukora neza kwawe, gutsinda kwawe niko gutsinda kwabo. Nawe nutsindwa igihe uzavuga ngo umushinga wabaye fail, nabo bazaba baferinze. Iki gihe nicyo bari gusobanura, barakubwira ko ugomba kubahiriza mining neza ku gihe ukabyumva gutyo. Ugomba kubikipinga in mind ko mining ya IC ni umushinga utagereranywa n'iyindi. Kumwingi bashowinga ama ads, yo na ads zibamo ntuzigera unanazibona. Icyo ni kimwe ugomba kumenya. Ubwo rero ndababwira ngo keep mining. Ibyiza biri imbere muri iyi mining ya IC. Ku muntu rero ukeneye ku mininga iyi IC, link ndaje ndayibaha muri group no muri description. Group na iyi YouTube channel yacu ifite group yayo ni ALL-MINIG-UPDATE, nayo nkuko n'izina rya channel gitwa. Ubwo rero iyo group utayirimo nayo link nayo ndayibaha muri description. Ndabahereza link yo kwinjira muri IC network ku bantu bashya, naho mu joining turi kumwe. Ubwo rero mubyumve neza kandi mwiyemeze kubikurikiza. Ku bantu mukeneye kubona ukuntu umuntu creatinga account, nabyo reka muri no video tubibereka kugira ngo video ibimwe
isobanura byinshi byerekeranye n'iyi mining ya IC network. Abantu mwibaza uburyo ki wa creating account, reka nze mbibereke nubwo nari buyikore, ntago ndi bukore account. Icyo ni kimwe mbaye mbabwiye kuko murabyumva ko ntago byemewe gukora account mu yindi telefone. Ushobora kubura ukuntu wabona iki KYC. Icyo invite friend, reka wenda nse nkora copy ya link nyikore copy nyize nko kuri WhatsApp kugira ngo mbereke uburyo umuntu akora mining ya IC cyangwa se gukora account kuri IC network. Yes, murabona ko link yamaze kugeraho. Icyo ukora uyikandaho nk'umuntu mushya, ukurikirane neza video uburyo ki ukreatinga account. Iyo ugeze aha ngaha nta kindi kintu ukora, usabwa guhita ukanda copy iri jambo. Iyi niyo invitation code yawe, ugomba kuyikorera copy ukadonoro ukaza kuyifite kuri clickboard. Ubiri kuri clickboard abantu benshi bamaze kubimenyera. Icyo ukora uhita uza muri Play Store ukadownloadinga app. Iyo ntayo ufite uhita downloadinga app. Iyo umaze kudownloadinga app yamaze kugeramo neza ukanda open. Nge murabona ko nsanzwe nyifitemo. Icyo ukora ukanda kuri open. Ngewe murabona ko birakunda. Icyo usabwa rero bakubaza gushyiramo email address. Email address uyishyiramo. Iyo umaze kuyishyiramo bakubaza who invited you. Ubwo aho niho ushyira ka gakode wakoreye copy. Murabyibuka ko twagakoze copy ukagapestingamo. Baranze bakagusaba gukora ntuza yawe, iyo twakita nk'iki, iyo twita username yawe, ya yindi nawe washaringa abantu bakakubonaho. Icyo gihe niyo nawe ushyiramo ubundi ugakreatinga account yawe. Iyo umaze gukreatinga account iza imeze gutya nibisanzwe, ihitiza imeze gutya. Icyo ukora rero ukanda kuri iyi buto yo kumininga ibisa ubururu. Iyo ibaye icyatsi gatangira gutera, muri kukabona ko gatera neza cyane. Ubwo rero iyi video muyikurikirane neza. IC ni umushinga ufite gahunda ku bantu mwawugezemo, mureke tumininge. Road map yayo turaza kuyimenya mu minsi mike, nayo tuyibatangarize uko yubatse nuko yubakitse. Video reka tuyigarukiriza aha ngaha. Ndabashimiye mwakurikiranye iyi video. Ubaye utarakora subscribe wayikora, kora share ku bantu bawuzi bakora mining. Iyi video ibafashe, si ngombwa kuyireba uri wenyine, wayerekana mugenzi wawe ukamufasha kuko twese tubereyeho gufashanya. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwakurikiranye iyi video.